Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Reka dutangire mbaha ikaze kandi bashimira kuba mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Nizeka aho muherereye hose mumeze neza. Uyu ni umwanya tubagezeho ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Theko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi kuri mikoro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha, Nizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe Roger Nigena ari we uhagarariye iki kiganiro. Mu kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe imyumvire ku mibanire y'abaramukazi. Ubusanzwe hari ikintu cyubatswe na sosiyete nyarwanda ko abaramukazi batabana neza, bityo dushingiye kuri iyo myumvire turibaza ikibitera ndetse tunarebera hamwe uburyo byakemuka. Mu kugira uruhare mu guhindura iyo myumvire, muri iki kiganiro turumva ibitekerezo by'abaturage kandi twifashisha ubuhamya bw'abaramukazi babana neza kugira ngo tugabanye igitutu cy'ishingiro ry'iyo myumvire. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya none. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka dutangire ikiganiro dusobanukirwa ubundi muramukazi ni muntu ki. Muramukazi ni isano rihuza umugore w'umugabo ndetse na mushiki w'umugabo, ni ukuvuga niba uri umugore ugashaka umugabo, mushiki w'uwo mugabo ushatse uba umubereye muramukazi kandi nawe nuko. Ubusanzwe muri sosiyete nyarwanda hakunze kugaragara imyumvire ivuga ko hari ukutabana neza hagati y'abaramukazi ndetse bikaba inkomoko y'amakimbirane by'umwihariko mu gihe babana. Mu buzima bwa buri munsi hirya no hino mu miryango hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ku mitungo, amasambu, gucana inyuma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari n'ibindi bikunze kugarukaho ku mibanire y'abaramukazi ku buryo bitera kwibaza mu by'ukuri inkomoko y'iyi myumvire n'uburyo byakemuka. Mu gushaka kumenya igitera imibanire mibi cyangwa ukutumvikana hagati ya bamwe mu baramukazi, mugenzi wacu Noel Manishimwe yaganiriye n'abaturage biganjemo abakuze maze bagaragaza impamvu zitandukanye. Reka tubumve. Iyo ushatse umugore akahasanga umushiki wawe, ubwo niyo yita muramukazi we. Noneho babyita amashyari kuko ari abagore babiri. Kuko umugore uzanye agira ishyari ry'uwo mukobwa hasanze, bavuga ati wenda hari akenda mugurira, hari udufaranga muha. Umushiki wawe yumva ko twa dufaranga yatubona. Mbese akuguriye umugore nakumva agashaka, kandi umugore nakumva ashaka ko yabyikubira wenyine, bikaba byateza amakimbirane. Imyumvire nayo rero nayo nabonye iterwa n'imitima y'abantu. Hari abaramukazi baba bangana cyane rwose ku buryo atanakandagira kwa musaza we. Hakaba abandi baramukazi babana nk'aho ari abavukanye cyangwa bavukanye mu nda, ugasanga barakundanye. Nge nabonye rero ari kamere muntu, ari ukuvuga ngo ni personality y'umuntu ku giti cye, ntabwo twabigira rusange, ariko aba ari umuntu ku giti cye. Ariko noneho hakaba n'abandi usanga babana nk'agaca n'inkoko, ugasanga muri cya gihe musaza wamaze kuzana wa mudamu, noneho ntakomeze kwiyumva na musaza nk'uko mbere bari babanye, akabona ko hari ikintu cyahindutse. Iyo wa musaza amaze kuzana umudamu, urumva niba yabanaga mu muryango na wa mushiki we n'ababyeyi be, hari igihe aba yabafashaga ku tuntu twinshi, wenda kuko umuntu w'umusore aba afite uburyo bwo kuba yafasha ari nyina, ari umushiki we, nko kumugurira utuvuta, uduki twose wenda akeneye akamwifashisha. Ariko iyo yamaze gushaka umudamu yubatse urugo, urumva bya bintu yagiraga icyo amariraho umushiki we ntabwo biba bikiriho. Ni ukuvuga
ngo yibana nanone kuri wa mudamu we. Icyo gihe rero wa mukobwa agira ishyari arigirira wa mudamu wa musaza we kuko abona ko hari utuntu yabuze yahabwaga mbere, noneho akumva ko hari ikintu kijemo kandi twa tuntu tubujijwe nuko wa mudamu yaje aho mu rugo. Ubwo rero bigatuma atamwiyumvamo neza, bikaba byanazana ibintu by'inzangano by'amakimbirane mu muryango gutyo. Niba umugabo afite mushiki we agashaka undi mugore, hari ukuntu urukundo rwa musaza na mushiki bari bafitanye ruba rufite uko rubakurura, noneho ku buryo iyo ageze igihe cyo gushaka mushiki we yumva atamurekura. Hanyuma rero uko kugenda undi mukobwa akaza akamugira umugore, wa mushiki we yumva hari icyo atakaje mu maraso, burya biba birimo kumutakaza. Rero nicyo kizana ako kantu. Basa n'abakeba, erega burya umuramukazi wawe iyo mubana mu rugo, tuvuge uri umugore urahamusanze ni mushiki we wenda bariranaga babanaga, uhita ubona ko uje nko kwishyara ari nka mukeba wawe, bitewe n'uko hari igihe abahaha yahaha ugashaka ko muramukazi wawe ari ubiteka, kandi si umukozi, kandi niwe ushinzwe kumenya umugabo wawe ukamutekera, agakaraba akiryamira cyangwa akigira ahantu, ukabona mbese ukabona arakubangamiye, akavuga ati amuha amafaranga agiye gukoresha umusatsi, bayo yagiye gukoresha umusatsi nanjye nige mba nayakoresheje. Kandi umugabo urumva uwo bahuriyeho ni umwe, yitwa ko ari umugabo wawe, kandi noneho nawe niwe areba nka musaza we, nta wundi umukemurira ikibazo, niwe ugikemura cyose. N'igihe mugira n'amakimbirane n'undi akajya hagati akaba ari we uyakemura, akavuga ati se ubu murashwana kugira ngo bigende gute, nta handi namushyira. Arakoze cyane mugenzi wacu Noel Manishimwe, ngira ngo ubashije kwiyumvira ibitekerezo bitandukanye by'abaturage bavuga kuri iyi ngingo y'imibanire y'abaramukazi. Umuturage umwe ati hari aho usanga umwe afata undi nka mukeba we bitewe n'iby'umugabo aho umugore we, ariko ntabihe mushiki we kandi mbere yarabimuhaga. Ese wowe udukurikiye ni icyo ubona cyakorwa kugira ngo iyi myumvire y'uko abaramukazi babana nabi igihe cyose icike burundu muri sosiyete? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Mu gihe hakunze kumvikana imvugo ndetse n'ibikorwa bigaragaza kudacana uwaka hagati y'abaramukazi, Kamanzi Immaculée na Nyirarukundo Chantal bo mu karere ka Gicumbi ni bamwe mu baramukazi bahamya ko babanye neza kandi buri wese aharanira icyateza imbere mugenzi we. Mu buhamya basangije mugenzi wacu Ishimwe Honore, barakomoza ku cyabafashije kubigeraho. Reka tubumve, turagaruka mu kanya. Kamanzi, umuntu arebye ubusabane mufite cyangwa se akamwenyu ku buryo mubanyemo, ubundi mupfana iki niba atari ibanga? Ni umufasha musaza wanjye. Yavuze ni ukuri, uyu nguyu ava muri rimwe n'umugabo wanjye, ni muramukazi wanjye. Kamanzi, turagira ngo tubwire ubundi mwamenyanye ryari, mwamenyanye muti? Njye twamenyanye nyimenyana n'umugabo, uko nagendaga nshyikirana n'umugabo nagendaga mbiyumvamo, mbabonamo nk'abavandimwe banjye. Naho wowe? Njye namumenye musaza nyambwiye ko ari musheri wiwe, ndamumenya dutanyanye twatuvugana, ni icyo gihe twamenyaniye. Muhuza gute imibanire yanyu niyabavuga ko baramukazi batajya bacana uwaka cyangwa se usanga bakimbirana bya hato na hato? Uburyo ki twabanye, twagendaga dufashanya mu buryo butandukanye, ku buryo twafashanyaga buri kimwe cyose, naba nabyaye bakampemba, bituma mbiyumvamo cyane baba inshuti zanjye kandi ndi muramukazi wabo. Bamune nka mukuru wanjye, inshuti yanjye, umuntu yagisha inama ku tuntu twose tuganira utuntu twinshi dutandukanye. Iyo uvuye mu muryango w'iwanyu ujya mu muryango w'umugabo, uwo muryango w'umugabo niwo ubaye umuryango wawe. Abo bashiki b'umugabo wawe usanze baba babaye abavandimwe bawe, kuko kenshi nibo baba hafi yawe, nibo bakemura ibibazo byawe byinshi. Ni ubwo buryo byagiye bigenda. Kuba mubana mu nzu imwe mubishobora muti? Iyo umusaza washatse, ntawe umuntu yakwiye kwifata ko azanye umuntu udasanzwe mu rugo, azanye umuntu mugiye gufatanya, azanye mukuru wawe, azanye umushuti, ufata nk'inshuti. Ibyo bikora abantu bari bagiye guhangana, niba abantu basanzwe bagira imitima mibi cyangwa bagira amashyari. Nk'ubu naba nagiye gukingiza umwana, nkamubwira nti waje akansigariraho kandi pe akabikora neza. Ibyo bintu turabikora pe.
ni inama kimutanga ku bacyumva ko baramukazi badashobora gukundana, badashobora gukorana, badashobora guhuza bizinesi cyangwa se ngo babe mu nzu imwe? Tugomba kubana mu mahoro, tukumvikana, tugashyira hamwe. Iyo abantu bashyize hamwe nta kibananira. Usanga n'abana bavutse muri iyo miryango kubera kutabana neza nabo ako kantu baragakurana. Kandi iyo ufite beseri wawe yungutse mufashanya muri byinshi. Ntabwo yabona ndi gutana ngo andike kwa ko nziko nyifuriza ibyiza akambwira ati gutya wapi, kandi nanjye nkamwumvira kwa ko manziko afitemo na experience, ndetse nawe nabona n'akantu amwira ati gutya bimeze gutya, ariko tukabwizanya ukuri. Burya ibintu byose ni ukuri, ni ukwizerana, ni urukundo. Nanjye navuga ko n'abandi nabagira inama yo kugira urukundo. Ntukabona umuntu ngo uvuge ngo ubwaje hari ikindi kirenze kigiye kuba. Oya, mufate nk'umuntu wawe uje nk'amahirwe ugize kubona undi muntu kuba hafi, nkamugira inama. Reka dushimire Kamanzi Makire na Nyirarukundo Chantal abaramukazi bumva ko mu by'ukuri babanye neza. Ese wowe dukurikiye n'icyo ubona cyakorwa kugira ngo imyumvire y'uko abaramukazi babana nabi igihe cyose icike burundu muri sosiyete? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Bakunzi bacu, ndabona Christella aje kudusangiza ibitekerezo mwatanze kuri iyi ngingo. Christella, umeze neza? Yego meze neza, wowe bite? Nanjye meze neza. Ni byiza cyane. Ngira ngo watangira utubwira ibyo bitekerezo. Yego, hari ibitekerezo bamaze kudusangiza. Nk'uyu witwa Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati: mbere benshi bumvaga ko abaramukazi batabana neza, ariko ubu ntibikiriho cyane. Bibaho mu gihe umwe muri bo yaba yaraje mu muryango batamushaka. Iyo myumvire ikwiye guhinduka kuko abantu bagiye bajijuka, kandi n'ufite muramukazi we akamubanira neza. Ezekiel numaze kugira icyo adusangiza, ariko namwe mukomeje kudukurikira abakunzi b'ikiganiro, mukomeze mubyohereze, ndakomeza kubyakira, tuzabikomerezeho ubutaha. Doris wasubirana ijambo. Urakoze cyane Christella kubw'ibitekerezo abakunzi bacu bamaze kutugezaho. Ese we Christella, kankubaze, iyi ngingo y'imyumvire ku mibanire y'abaramukazi uyitekerezaho iki ko buri gihe badacana uwaka? Ibyo navuga ko ari nk'ibintu muri sosiyete twimitse ukumva ko abaramukazi batagomba kubana neza, kandi hari n'ababanye neza. Ntekereza ko iyo atari ikibazo cy'umuryango ngo bagirane amakimbirane ashingiye ku masano bafitanye. Ikibazo bagirana n'undi mudamu ku wundi mudamu cyangwa umukobwa ku wundi mukobwa, ibibazo babigirana. Ariko ugasanga sosiyete cyane niba ari abaramukazi kativuga ati muri ikibazo bagiranye ni ukubera ko ari abaramukazi, ariko ni ibintu bikwiye guhinduka. Tukumva ko iteka abaramukazi batabana nabi, hari ababanye neza, kandi abone bakwiye no kubera urugero abandi. Nk'uko muri kiganiro turi kubigarukaho cyane, ari umukobwa witegura gushaka agomba kumva ko niba abonye muramukazi we bitazaba ihame nk'uko bavuze ngo babana nabi. Arakoze cyane Christelle Uwicyeza. Nawe udukurikiye mwibutsa ko ukomeje gukurikira ikiganiro Ejo ku 104.3 FM kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Uyu munsi turi kuganira aho turi kuvuga ku myumvire itari myiza igaruka ku mibanire y'abaramukazi. Ubusanzwe nta mwiryane bagakwiye kugaragara ku baramukazi, kuko n'ubundi bombi baba barabaye umuryango umwe, bityo bakwiye kubahana ndetse no gukundana bakabana bose mu mahoro. Impuguke mu mibanire y'abantu zemeza ko imyumvire y'uko abaramukazi batabana neza ikwiye gucika burundu, ariko bikagirwamo uruhare n'impande zombi. Mugenzi wacu Marie Claire Singizwe yagiranye ikiganiro n'uwamaho Claudine, impuguke mu mibanire y'abantu, atangira amubaza inkomoko shingiro iyi myumvire. Reka tubyumve mu kiganiro kigufi bagiranye. Inkomoko nyamukuru nuko ababaga bari kumwe kenshi bikaza gukura byitwa gutyo, bigahinduka ihame yuko abaramukazi bagira icyo bagomba gupfa byanze bikoze, bigasa nk'ibishaka kubihama. Ese ubundi iyo myumvire yahinduka burundu? Ibi bintu bishobora guhinduka ntibikomeze gusakara tukigira ku bandi. Yahinduka hakozwe iki? Cyakorwa nande? Muri iki gihe tugezemo cy'iterambere navuga muri rusange, kwiga tuvoma imico mu mahanga iri myiza tukagerageza kuyishyira mu bikorwa, tukayubahiriza, tukayikurikiza, iri mibi tukagenda tugira uburyo bwo kuyibuza gukomeza kuducengera. Ubu bikaba bishoboka rwose ko muramukazi w'umuntu ashobora kubana neza
n'umuryango kandi inshingano zigakomeza ndetse na wa mugore wa musaza w'umuntu agakomeza kubana neza n'uwo muntu kubera iterambere mu myumvire cyane cyane. Niyumva rero muri urwo rwego hakorwa icyo navuga ngo ni ubuvugizi bwo kwimakaza imico yacu mizima, bene iyo mibi hagashyirwaho uburyo igenda itakara. Ni byiza nk'uko mukoresha itangazamakuru mu biganiro, bikandikwa, bikigishwa mu mashuri, bikigishwa mu nsengero n'ahandi hose muri kominota abantu bashobora guhurira, iyo mico ikajya iganirwaho. Ababikora ni umuntu ufite inshingano wese, ufite inshingano mu miyoborere, umuntu wese ufite inshingano ku kintu gikora ku bantu benshi. Turi kugenda tugana ku musozo, ariko si uruhare rwa sosiyete mu guca imyumvire burundu rwawuruye. Na sosiyete ishobora gutuma iyo mibanire igenda nabi kuko haba hari ibyo bagomba kuvugwaho iranga abo bantu bombi. Sosiyete ubusanzwe kugira ngo igire umutekano, igire amahoro, akenshi yakaba irangwa n'imico mizima, imico myiza, kuko mu gikuza sosiyete kimwe tuzi ni umuco. Imico igira amahame ngenderwaho, ayo mahame ngenderwaho rero yarangwamo n'amakimbirane akomeye kandi yagizwe ihame, urumva ko ntaho byagira umusaruro. Sosiyete yahora ifite amakimbirane asa nk'ayahawe agaciro. Marie Claire Singizwe arakoze cyane ku kiganiro kizagiranye n'impuguke mu mibanire y'abantu Uwamahoro Claudine. Mumaze kumva neza ko akenshi usanga imyumvire nk'iyi usanga ari sosiyete yagiye yishyiraho, ariko binyuze mu kwigisha abantu mu bitangazamakuru imyumvire yacika burundu. Ese wowe dukurikiye n'icyo ubona cyakorwa kugira ngo imyumvire y'uko abaramukazi babana nabi igihe cyose yacika burundu muri sosiyete? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka twizere ko aka karirimbo kabashimishije, bityo tubibutse ko ukomeje gukurikira ikiganiro Ejo ku 104.3 FM. Uyu munsi turi kuganira aho turi kuvuga ku myumvire itari myiza igaruka ku mibanire y'abaramukazi. Bakunzi bacu murabizi ko duha agaciro ibitekerezo byanyu ku ngingo zinyuranye tubaganirizaho. Bityo reka nongeremo ikaze Christelle Uwikeza adusomera ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize. Rero bakunzi b'ikiganiro tugeze muri kakanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho yagarukaga ku myumvire y'uko ba mukase w'abana bahura ari imbogamizi ku mikurire y'abana basanze mu rugo.
aho twibazaga tutese n'iki cyakorwa ngo iyo myumvire ihinduke. Twihuse Sibomana Alphonse uherereye Imamba mu karere ka Gisagara yagize ati njye mfite ababyeyi bose ariko ndutwa n'ubana na mukaze. Data umbyara yigeze kujya ntera icumu akamusha kandi mu by'ukuri sinigeze nsuzugura ababyeyi. Naho Nkunzu Rwanda yagize ati uko byakemuka nuko abana na ba mukase bajya baganirizwa. Ariko nanone usanga abaturanyi b'iyo miryango aribo ba nyirabayazana batuma abana basuzugura ba mukase, kuko usanga iyo amucyashye bamubwira ko ari uko atari nyina ariyo mpamvu yabimukoreye. Naho Eric we yagize ati abantu baratandukanye, hari abana nzi barerwa na mukase ariko ubuzima babayemo burakaze kugeza ubwo muri bo yatewe inda n'umugabo wa mukuru we hanyuma mukase arabishyigikira. Naho Iradukundaga kuri Jean Dodier yagize ati kuba waba mukase w'abana utabyaye ntacyo bitwaye mu gihe mwubahana. Naho Iyamuremye Ezekiel uherereye mu nkambi ya Mahama yagize ati iyi ngingo ni ingenzi cyane muri sosiyete kuko usanga hari amakimbirane mu miryango ashingiye ku mibane y'abana na ba mukase. Naho Ishimwe Patrick uherereye mu murenge wa Muyumbu we yagize ati muzadusure. Yego Patrick, mu minsi iri imbere tuzabasura. Uyu ntiyatwibwiye afite nimero iherwa na 4870 yagize ati icyakorwa nuko bakubahana bityo hakabaho umubano ukomeye hagati y'abana na ba mukase. Naho Sibo Rurema uherereye mu karere ka Ngoma yagize ati biterwa n'umutima w'umuntu. Hanjye narizwe na mukadata kuva mu mwaka w'1996 kandi papa wanjye kugeza uyu munsi arafunze. Mukadata niwe wandeze nkaba ndangije amashuri 6 yisumbuye. Naho Alexis uvuga ko aherereye mu Rutagara yagize ati mukaso ntabwo ari bari mama wawe ntacyo yagukorera ngo kikunezeze. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ndabibutsa ko mu gihe mutwoherereje ibitekerezo mwajya mutwibwira amazina yombi mukanitubwira aho muherereye. Reka dukomereze kuri uyu nawe utaratwibwiye ufite nimero iherwa na 3083 aho yagize ati biragoye ko umubyeyi utari nyoko wamwizera uhora umwishisha. Hari n'undi ufite nimero iherwa ni 990 we yagize ati umwana bakwiye kubaha mukase bituma na mukase amukunda. Naho Elize uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati birashoboka cyane ko mukaso yaba mama wawe kuko bashobora no kugukura muri orphelinat ukabakunda nk'ababyeyi bawe. Naho John yagize ati nabanye na mukadata ariko ibyo yankoreye n'ubu ndi mukuru ingaruka ziracyari kunkurikirana kuko yarampemukiye cyane. Ubutumwa bwa none reka tubunira aha tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Ariko nanone mbibutsa ko mu gihe mutwoherereje ubutumwa mujye mutubwira amazina yanyu yombi mutubwire naho muherereye. Mugenzi wanjye yakomeza n'ikiganiro. Tugeze ku musozi w'ikiganiro cya none, bibutsa ko twaganiriye ku myumvire y'imibanire y'abaramukazi. Mu kiganiro twumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage ndetse kandi twumvise ubuhamya bw'abaramu babanye mu mahoro bityo twizeye ko babereye abandi urugero. Mu kiganiro twumvise kandi ikiganiro twanagiranye n'impuguke mu mibanire y'abantu aduha inama zikwiye kugenderwaho n'ishingiro ryo kubana neza hagati y'abaramukazi. Ese wewe wari udukurikiye n'icyo ubona cyakorwa kugira ngo imyumvire y'uko abaramukazi babana nabi igihe cyose icike burundu muri sosiyete? Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka mbashimire mwe mwese mwari mudukurikiye. Nshimire kandi n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro. Roger Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispin yarari ku buhanga bw'ibyuma. Njyewe mwabanye bageze iki kiganiro nitwa Mugisha Doris. Amahoro y'Imana abane namwe. Kwikemurira ibibazo
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.